Muraho neza nanone ikaze kuri YouTube channel yacu. Muri aka kanya tugiye kuganira hamwe ku biribwa we mubyeyi utwite cyangwa se we mugore utwite wakagombye kurya ndetse n'ibinyobwa akabaye unywa kugira ngo we mubyeyi utwite ugire ubuzima bwiza ariko n'umwana utwite nawe agire ubuzima bwiza. Ni ingenzi cyane gukurikirana video yose kugira ngo umenye ibyo ugomba kwibandaho mu kurya we mugore utwite kugira ngo ukomeze kugira ubuzima bwiza ndetse uzabyare n'umwana ufite ubuzima bwiza kandi ushyitse udafite ikibazo, kuko burya igwingira ry'umwana ritangirira mu nda. Nimba wowe mubyeyi utwite utarabasha gufasha intungamubiri zuzuye, birashoboka ko waba ufite ibyago byo kubyara umwana wagwingiye. Hari ababyeyi mujya muza kwa muganga mukabyara, muganga ugasanga arakubwiye ngo akana ni gato, ibyo twita mu ndimi z'amahanga ngo small for gestation age. Ugasanga umubyeyi aratwite abyaye igihe kigeze ku mwero 39 40 amezi 9 arashize, ariko abyaye umwana ufite nk'ibiro 1.8 cyangwa ufite munsi y'ibiro 2. Kandi mu by'ukuri ubundi umwana ugejeje igihe akaba yavuka neza hejuru y'ibiro 2.500. Rero nibyo tugiye kuganira hamwe. Mu by'ukuri nyine imirire myiza ni ingenzi ku mugore utwite kuko imufasha kugira ubuzima bwiza yaba we bwe ndetse n'umwana atwite. Abahanga mu by'imirire nyine bavuga ko umugore utwite akwiye kubona ibyo kurya no kunywa birimo intungamubiri zihagije ndetse na za vitamine na za proteine bika n'ibyo bagomba kwibanda. Bakavuga ko kandi umugore utwite bakwiye kubona nibura garama 100 za proteine buri munsi. Muri rusange umugore utwite abagomba kurya neza kugira ngo we n'umwana atwite bagire ubuzima bwiza. Rero bimwe mu biribwa we mubyeyi utwite ugomba kwibandaho. Icyambere kurya ibishyimbo. Ari cyase ari byo bamwe bita inkori. Yaba inkori ndetse n'ibishyimbo ni ibiribwa byiza cyane ku mugore utwite kuko bikungahaye cyane kuri proteine. Vangura ibishyimbo bikungahaye kuri proteine kandi ntabwo kubibona bisaba ko uri umukire, umuntu wese yabibona. Kwandi rero batarya inyama kubera ko zibagwa nabi wenda cyangwa se bafite ubushobozi bukeya bwo kuzigura, kurya ibishyimbo bibafasha kubona proteine zikenewe. Ni kimwe no kurya soya, amashaza cyangwa se n'ubunyobwa. Icya kabiri mugerageze kurya amagi. Buriya amagi abiri afasha umubiri kubona proteine, vitamine A n'intungamubiri zifasha mu gukumira indwara zitandukanye. Umva ko amagi ku mugore utwite ni ingenzi cyane. Nimba bishoboye ku munsi ujye ufata igi rimwe cyangwa se abiri cyangwa se nka gatatu mu cyumweru, bizagufasha kubona proteine zihagije zizafasha mu gukorwa cyangwa se mu kuremwa ko umwana abasha gukura neza ndetse akagira ibiro bishyitse. Ikindi ni ugukoresha amata n'ibiyakomokaho. Amata n'ibiyakomokaho ni ingenzi cyane mu kubona proteine, calcium ifasha mu gukomera kw'amagufa, vitamine n'ibindi. Rero wowe mubyeyi utwite gerageza kunywa amata kuko bizafasha ko umwana wawe agira calcium ihagije, azavuka afite amagufa akomeye. Siko abana benshi batoya bakunze kugira ibibazo byo koroha kw'amagufa kubera ko wenda bagwingiye bakabura vitamine zihagije na calcium. Ikindi ugomba kurya ni ibijumba. Ibijumba bikungahaye cyane kuri vitamine A ifasha amaso y'umwana, uruhu rwe ndetse n'amagufa ye gukura neza. Nabyo biraboneka cyane rwose hano mu gihugu cyacu, ni byiza ko mubikoresha. Ikindi kurya inyama. Yaba inyama y'ingurube, y'inkoko cyangwa se y'inka, izo zose ngo zigira proteine nyinshi zibasha gufasha mu gukura k'uruhu rw'umwana cyane cyane. Ndetse no mu gihe umubyeyi atwite inda igeze ku mezi 4. Ni byiza rero gukoresha inyama kiriya gihe kuko proteine zirimo ni ingenzi, zatuma umwana avuka afite ibiro bishyitse. Ikindi ni ibinyampeke byuzuye. Ibinyampeke byuzuye bifasha umubiri w'umugore utwite kugira imbaraga ndetse bikagira n'uruhare mu mikurire myiza y'umwana uri mu nda. Muri ibyo binyampeke tuvuga ibigori, amasaka, ingano. Ikindi avoka. Urubuto rwa avoka rukungahaye cyane ku mavuta azwi nka fatty acid. Avoka rero ifasha cyane mu mikurire y'ubwonko bw'umwana uri mu nda ndetse n'uruhu rwe. Ni byiza rero mubyeyi utwite kuba wakoresha ikiribwa cya avoka. Ikindi ni imboga rwatsi. Imboga rwatsi arimo nka za epinari, amashu, dodo n'izindi, ntabwo ubundi zakabaye zibura ku mafunguro y'umubyeyi utwite kuko zimufasha we n'umwana atwite kubona vitamine A na B. Izo vitamine zifasha mu ikorwa ry'amaraso mu mubiri w'umubyeyi utwite n'uw'umwana atwite.
gutora imboga zihagije ku mubiri w'umubyeyi utwite byatuma agira ikibazo cyane cyane. Ikindi ni amafi. Mu mafi habonekamo amavuta azwi nka omega fatty acid afasha mu gukura k'ubwonko n'amaso by'umwana uri mu nda. Rero amafi ni ingenzi ku mubyeyi utwite. Icyanyuma cy'ingenzi, amazi. Buriya rero amazi ni ingenzi ku mubiri w'umuntu wese, cyane cyane umugore utwite, kuko afasha igogora ry'ibyo kurya gukorwa neza, ndetse akanafasha umubiri kwinjiza intungamubiri zivuye mu byo yariye. Ikindi kandi ngo amazi afasha umugore utwite kwituma neza, bikanamurinda impatwe ari byo bita constipation. Amazi kandi amufasha kurwanya ibindi bibazo byaterwa no kutabona amazi ahagije mu mubiri we, harimo nka biriya byo kubyimba amaguru. Rero umubyeyi utwite wanywa amazi ahagije azagira ubuzima bwiza, bizamugabanyiza ibyago byo kubyimba ibirenge, kandi ibindi n'ibyago byo kugira constipation cyangwa se impatwe, ndetse binamurinda ibyago byo kuba yagira amazi make mu mubiri, akaba yagira isereri. Mwakoze rero cyane, zino nama muzikurikize. Mwari kumwe na Dr Gasangwa Patrick, nkomeza kwakangurira gukomeza gukora subscription kuri YouTube channel yacu. Bye bye, ciao ciao. Muraho neza nanone, ikaze kuri YouTube channel yacu. Muri aka kanya tugiye kuganira hamwe ku biribwa we mubyeyi utwite cyangwa se we mugore utwite wakagombye kurya, ndetse n'ibinyobwa wakabaye unywa kugira